Nongeye kuguha ikaze muri uru rukera rwo kuwa 21 ukwezi kwa gatatu umwaka w'2025 hano kuri Osman Swev TV show. So rero aka kanya tukuzaniye amakuru n'itangazo rishyizwe hanze n'uyu mutwe witwaje intwaro wa AFC M23. Mu by'ukuri ni itangazo risohoye kuri iyi tariki nyine ya 21 umwaka w'2025. So nyemerera rero dufatanye gucisha amaso muri iri tangazo rirerire cyane rishyizwe hanze n'uyu mutwe wa M23, twumve n'icyo batangaje, dore ko bakomeje kwigarurira uduce tumwe na tumwe tujye dutandukanye twariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Twagiye tubagezaho amakuru avuga ko umutwe wa M23 kuri wa gatatu w'iki cyumweru turimo turasoza wigaruriye agace ka Walikale mu burasirazuba bwa DRC Congo. Izi nyeshyamba kandi amakuru atangazwa avuga ko mu ifatwa rya Walikale izi nyeshyamba zafashe umuhanda uhuza intara enye zo mu burasirazuba bw'igihugu, cyane cyane mu majyaruguru ya Kivu ndetse n'amajyepfo, Topo na Manima. Bahagarika ibirindiro by'ingabo za Congo agace ka Walikale. Tuzi ko ari agace karimo amabati manini muri DRC Congo ndetse n'ibirombe byinshi bya zahabu. Ikirombe cya BCA gihari gikoreshwa na sosiyete ya Alpha Resources yo muri Canada ndetse na Afurika y'Epfo, kandi nicyo kinini mu bicuruza cyangwa se mu bicukurwamo amabuye menshi yoherezwa mu mahanga, biva hariya mu ntara nyine ya Kivu muri kariya gace ka Walikale. Rero uyu munsi hasohotse itangazo rya M23 riburira abantu bo mu gace ka Minembwe. Ni itangazo basohoye berekana ko nyine ngo nyuma y'ihohoterwa nyinshi ryagiye rikorerwa abatutsi cyangwa se abanyamurenge bavuga ikinyarwanda bariye mu gace ka Bukavu, noneho birasa nkaho ngari bakurikiyeho kujya kubohorwa, bagakorwaho ndetse bagakurirwaho ihohoterwa bari gukorerwa n'ababarwanyi ba Wazalendo bafatanyije na FDLR ndetse n'igisirikare cya FARDC. So rero nyemerera ducisha amaso muri iri tangazo, ubundi ndebera hasi aho ngaho kuba kandi subscribe, ubundi nyamuneka ari mutarayikanze uyikande kugira ngo tujye tubana no mu bindi biganiro bizajya bikurikira. Ingingo z'ingenzi cyangwa se umutwe w'itangazo baravuga ngo kwamagana ibitero byibasira abaturage b'abanyamurenge batuye muri Minembwe. Hasi bakomeje bagira bati mu myaka igera mu 8 ishize akarere k'ibisozi bimigari ka Minembwe kagabweho ibitero simusiga n'ingabo zihuriyeho n'ubutegetsi bwa Kinshasa, zigizwe na FARDC, Mai Wazalendo ndetse na FDLR. Ati izi mbaraga zahuje kugira bafite intego imwe yo guhanagura abanyamurenge bitwaje ko ngo ari abanyarwanda. Ati ubu ibyo bitero birimo gukorwa binyuze mu bisasu bya rutura biremereye, indege zitagira abapilote za CH-4 hamwe n'indege za Sukhoi 25, mu gihe umuryango wacu ukomeje gushyigikira imirwano. Iyi myigaragambyo itavangura yica abasivili kandi yangiza ibikorwa remezo kandi yongera ibibazo by'ubutabazi. Ibyo ni byari bikubiye mu ngingo ya mbere ndetse n'iya kabiri y'iri tangazo. Reka dukomeze n'ingingo ya gatatu ndetse n'ingingo ya kane. Bagize bati ku ya 10 Werurwe mu mwaka w'2025 ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa zifashishije indege z'intambara za Sukhoi 25 zagabye igitero nkana ku kibuga cy'indege cya Minembwe, zangiza umuhanda kandi zica burundu uburyo bwose bwo gutanga ubutabazi bwihutirwa kuri aba baturage. Aba baturage kandi bavuga ngo bagoswe kandi bari mu bwigunge. Ati inzira yonyine yo gutanga ikomeza kuba ubwikorezi bwo mu kirere ku ya 19 Werurwe 2025 mu rwego rwo kwemeza ko cyangwa se kweza amoko, kurwanya abatutsi cyangwa se abanyamurenge. Ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa babitegetswe na polisi babitegetswe n'abapolisi ba FARDC barimo Colonel
Grill na Major Papi hamwe n'imitwe ya Mai Mai ikorera mu turere twa Fizi, Mwenga, Intambwe na Uvira ndetse n'ibitero binini bya FDLR byayobowe na Colonel ku basivili hano mu gace ka Minembwe nyine niko batangaje kuri iyo ngingo ya 3 n'iya 4 bavuga ko nyine hagabwe ibitero by'indege za Sukhoi ku baturage aho bagiye barasa hariya ku kibuga cya Minembwe nyine ngo nyamara bo babeshye ko ngo bari bagamije ngo gusiba inzira y'indege cyane cyane ngo kugira ngo umutwe ngo wa M23 ngo ufatanyije ngo natwirwana ubu ngubu biyunze ngo batazagaba ibitero ku ngabo za FARDC. Nyamara abandi babashishozi bavuga ko izi ndege ngo zagiye zitera n'ibisasu mu baturage b'abanyamurenge n'ubwo ngo babagamije kubica bose bakabamaraho. Rero ni muri urwo rwego M23 nyine yarondoye abagize ibyo bitero cyasabaga ibyo bitero cyasa batanze itegeko n'ibyo bitero kuri ingingo ya 3 ndetse n'iya 4. Kadukomeza n'ingingo ya 5 twumve ibikubiyemo. Ingingo ya 5 ivuga ko ibyo bitero ngo byibanze cyane cyane mu duce dusa nkaho turi hejuru mu butumburuke, harimo Biro Mbiri, harimo Mikenke, Ndimarunde, harimo Gakenke, harimo Nyaruhinga, harimo Muriza, harimo Karenga, harimo na Gakangara, harimo na Bigaraga, agace ka Mukoko, agace ka Gahwere cyangwa se Sekaganda, agace ka Kivu ndetse n'agace ka Kwirumba. So utwo no duce rero bagiye bavuga ahanini twibasiwe n'ibyo bitero by'indege za leta ya FARDC, Wazalendo, FDLR ndetse n'umutwe witwaje intwaro wa Mai Mai ku baturage ari aba Minembwe. Nyamara ibintu ngo byagaragaraga ko harimo ihonyorwa ry'uburenganzira bw'ikiremwa muntu ku rwego rukabije cyane. So bavuze ko kandi ngo ibyo bitero ngo ntago ari ibitero bivuga ko byatakiwe rimwe, tuvuge ngo abantu bagiye baturuka mu nce zimwe, ahubwo ni ibitero abantu babigabye bagiye baturuka mu duce tugiye dutandukanye, harimo na Point Zero, Fizi, Via Mukera ndetse na Murima, ngo hanyuma ngo bagenda banyanyagira begera cyase bagenda bose bahurira ahantu hamwe, bahuriye muri Mukoko, Nyaruhinga na Karega, ndetse bahara baturutse na Rugezi cyase Kabunja, Musika, Ibumba, Kipupu, bose bahurira ngo baragenda bahurira hamwe, noneho bahita bagaba ibyo bitero nyine ku baturage. Ingingo ya 5 iragira iti ni ngombwa kumenya ko kandi mu misozi miremire ya Uvira ingabo z'igihugu cy'u Burundi FNDB zifatanyije n'ingabo za Kinshasa kugaba ibitero ku wa 5 tariki ya 21 Werurwe umwaka wa 2025. Ati kurwanya urubyiruko rwatwirwanaho mu duce twa Ruhuha na Rubarati muri Uvira. Ati amatorero afite itorero ryiganjemo abanyamurenge b'abaturage ndetse hamwe n'abasirikare b'abanyamurenge. Bavuze ko abo baturage batawe muri yombi n'abapolisi bakorera mu gipolisi cya FARDC ndetse nyine n'izi ngabo zabo, hanyuma ngabo baturage bakorewe iyicarubozo ati kuva muri iki gitondo, kandi abenshi ati bagumye mu maboko ya Wazalendo. Bakomeje bagira ati bitewe n'ibikorwa by'umutekano ati ingabo z'abasivili zirimo kwibasirwa, gusahurwa ndetse no kwicwa tubu. Ati bitewe n'ubukangurambaga bw'ihohoterwa ati bwateguwe na leta ya Kinshasa. Ati ibi byongeye kwereka abaturage b'abasivili ko hari akarengane ndetse kwerekana akababaro n'uburyarya bw'ubutegetsi mu kiswe ibikorwa by'amahoro byatangajwe n'iyi leta nyine ya Kinshasa, ngo nyamara bo ahubwo bagakora ubukangurambaga burimo ivangura ndetse bashishikariza abantu nyine kwica abandi bantu. Bigaragaza ko rero ngo iyi leta ya Kinshasa ifite uburyarya bugiye bukomeye cyane bitewe n'ubukangurambaga iri kugenda nyine abaturage batari abanyamurenge. Ndetse bakomeje bagira ati muri iki gihe ati kwishora mu nzira y'amahoro ati mu gihe hakirimo kugabwa ibitero by'indege hamwe n'ibisasu bya rutura ati byibasira abaturage b'abasivile ati ntabwo bivuguruzanya kandi ntibyemewe. Ati bitewe n'iki kibazo rero AFC irahamagarira umuryango mpuzamahanga ndetse n'igihugu kuzirikana ko aya mahano
kandi ikagira uburenganzira bwo gufata ingabo zose zikenewe kugira ngo ibyo bikorwa bya jenoside byakorewe abaturage b'Abanyamulenge ku misozi ya Minembwe bibashe kuba byakwamaganwa, ndetse abandi banafatirwa ibihano nimba bafatirwa ibihano. So rero nibyo byari bikubiye mu ibaruwa ya M23 igiye hanze kuri uyu wa 21 Werurwe. So rero twongeye tubonane mu kanya mu bindi biganiro biraba bigenda bishishikana hano ku mbuga nkoranyambaga.